hanyuma rero tugiye kumva amagambo ari mu mutima we ayo yabikiye Aline kuri uyu munsi. Aline mutima ukeye, ndagukunda, nzagukunda ibihe byose kandi tuzagirane urugo rwiza n'Imana. Amen. Amen. Ariko abantu baraha namwe amashimwe yayabuze. Impundu z'aba babyeyi. Mwumvise ijambo yavuze ngo azagira ate? Ngo aramukunda, azamukunda. Iryo rirahagije. Patri, Ali, najya kubangura inkonje, uhita umubwira ati rwa rukundo. Reka twumve Aline. Zurungu Patrick, nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzagukunda kandi nzakomeza ngukunde, nzakubaha, nzakubahira umuryango ndetse n'inshuti, Imana izabimfashemo. Reka Patrick, urumva ari iki gisigaye? Urumva ari iki gisigaye? Ntabwira abantu. Mwe Patrick atubwira ikintu yumva gisigaye. Kumutwikurura nkamwereka abantu. Watangiye kumenya inshingano. Ngaho rero. Baba ririmbye aho ni mwaharirimbira karirimbo gatuje neza. Yes. Yego. Tubashimira kandi ubufatanye bwiza buranga umuryango wacu uko mwabitojwe n'ababyeyi, mwashimye kubana n'ababyeyi mu gitaramo, ariko kandi muraborohera ko bagisubika kugira ngo muze tubane dutaramane n'ababyeyi, dutaramane n'inshuti z'umuryango. Mutera intambwe rero muza, ndababona mu nkindi ibereye ibirori. Interuro n'intero n'imwe ati haragahora ibirori wacu, haragahora abashitsi beza, haragahora ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Muri iyo njyana nziza ni njyana iherekeza Aline kugira ngo agere aha mu gitaramo. Barumuna be mutera intambwe mwegera hari ababyeyi mwari muri kumwe nabo. Bituma nkuratanya mibwa y'igikundiro, bituma nkuratanya mibwa y'igikundiro. Genda wambara ikamba kundukeze bagenzi bawe, wihakanye umuryango, komeza ukunde kutwibuka, bituma nkuratanya mibwa y'igikundiro, bituma nkuratanya
nagusanze mu birori maze mbona userutse neza nkunda utwambitse umunega maze ibyiza bikadusaba bituma nguratanyamibwa y'igikundiro bituma ngurata nyamibwa y'igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza nkunda utwambitse umunega maze ibyiza bikadusaba bituma ngurata nyamibwa y'igikundiro bituma ngurata nyamibwa y'igikundiro bituma ngurata nyamibwa y'igikundiro bituma ngurata nyamibwa y'igikundiro. Arakoze cyane musaza wa Aline wamuherekeje muri injyana nziza ati ntiwaseruka wenyine mu gitaramo ntaguherekeje. Tereka rero nkugeze mu gitaramo kiri mu muryango wacu. Ndagira ngo nsabe abavyeyi bari kumwe na Aline mwakwifotozanya nawe basaza be mu murekure gatoya mwigire ku ruhande sabe abavyeyi mwegere hariya mwifotozanye nawe hanyuma muze kugana mu cicera ha mu ruhande rw'iwacu. Kandi nkuko nabivuze tubashimiye ko inshingano zanyu muzikora neza nkuko ziri kandi nkuko mwazihawe n'umuryango. Ngira ngo rero babifite mu nshingano bafotora hanyuma abavyeyi tukerekeza ku ruhande rwo hirya mu cicaro. Abafata amafoto mwashoje abavyeyi twaje mu cicaro hano hirya kuri no side. Hanyuma bari umuntu abe batoya aba bana batoya mugende mwegere anti hariya twifotozanye. Kandi twabibashimiye cyane ko mwaje mugaragiye muvuga muti izi ndabo dufite n'ikimenyetso ko twishimiye uyu munsi mwiza kandi twishimiye ko iwacu hari igitaramo ciza. Ati anti rero turagushimiye uburere bwiza waduhaye natwe twashimiye guseruka muri iki gitaramo tuguherekeje. Mubanishe mu cicaro hanyuma bari umuntu abe nanone bato bandi mukomerezeho mwegere Aline hariya. Tubona ifoto y'urwibutso rw'uyu munsi kandi nkuko nabivugaga tubashimira ubufatanye bwiza tubashimira ko mwitanze ngo muzabane nawe kuri uyu munsi mwiza umunsi w'amateka meza mu muryango wacu. Kandi imwe mu mpano yari yabemereye n'impano y'ifoto mwifotoze nyine nk'abayishira kuri status mu kanya karibuze. Tubahaye rugari muzifotoze neza mu kanya muze kuhatwika nkuko mubivuga. Niba mwashoje batatu hirya abandi baze hano hino batatu mugane hirya abandi babiri baza hano. Hanyuma basaza ba Aline mu mwegere. Nanone natunguwe no kubona Aline aserutse mu gitaramo iwacu kwa Mugunga mu gatuza amashi mukagumana ntitumuhereza amashi ngo tumwakire mu muryango umwana wacu. Hanyuma rero ndagira ngo nsaba muzeye Mugunga nkuko bisanzwe Fatimeta ibindi bisubize pare. Hanyuma nsabe Aline uzamura ikiganza cyawe cy'ibumoso. Hanyuma Patrick muri aya amagambo nayange fagitire niyo nguho kaza kwishura. Zamura ikiganza cy'ibumoso Aline urebe musumba zose muri aya magambo ati ngwino mwisezerano ngiranye nawe sinzivuguruza nzabana nawe akaramata aho uzaba niho nzaba Imana ya Isiraheli shimwe ivuga bikaba yategeka bigakomera yo yaturemeye uyu munsi mwiza. Hariya hari ururabo ndagira ngo narwo murumpere Patrick
aragira ati Aline nyemerera nguhe uru rurabo ngushimira cyane wa munsi nkubwira ngo ndagukunda icyifuzo cyanze wacakiranye ubwuzu bwuzuye umutima nyemerera nkubwire ngo ubwuzu bwuzuye umutima nyemerera nkubwire ngo nzagukunda urukundo ruzahora rutoshe nka cya giti cyatewe ku mugezi ibyanditswe byera bitubwira. Mbera Marene Aline. Hanyuma hari indi mpano Patrick yateguye nayo mwayizana, ikimenyetso gishimangira ko bazabana karamata bakageza no mu kirambi cyo mu ijuru aho bateguriwe n'Uwiteka wabateye iteka kuri uyu munsi amateka yabo akayagira impanga. Ati Aline nyemerera nshimangira ko uyu munsi amateka yanjye nawe abaye impanga sinzivuguruza kuco nagusezeranyije. Akiri iki kimenyetso mufate iyo mpano neza aho hatatse muherekeze muri kamera. Aha, hanyuma abanyamakuru nabo bafate ayo mashusho. Hanyuma niba bayabonye muyimpere Marene nayo. Hanyuma nsabe barumuna ba Aline bamutwaje impano yateguriye Patrick nabo bayinzanire bayimugezeho. Hanyuma ashimangira isezerano yuko agiye kubana na Patrick karamata imbere y'imiryango iteraniye ahangaha. Ati ntabwo nzivuguruza na rimwe, nzabana nawe karamata, nzarambana nawe, tubyara ababyiruka, turere dutoze umuco, kandi ibi byose tuzabishobozwa n'Uwiteka. Abatwaje Aline iyo mpano niba bari hafi batwemerera bakayizana tukayimugezaho, tukayigeza kuri Patrick twihuse. N'izindi mufite z'ababyeyi mwitegure dufatanye tunyarukije tudatinze. Yimpere Aline. Ati rero nyemerera nkubwire Patrick cya cyifuzo cyawe wampaye ngacakirana ubwuzu bwuzuye umutima, nyemerera ngishimangire nguhiye impano imbere y'imiryango, imbere y'ababyeyi ko ntazivuguruza no munsi numwe. Ni wewe tuzabana karamata tukabyarana ababyiruka, tukarera tugaheka tugatoza umuco bikadukundira. Impano muyimpere pare. Hanyuma Patrick na Aline ndabibutsa ikintu kimwe, ntabwo numuvuga butumwa ariko njya numva bavuga ngo hari igihe ijambo ryigeze kuba ingume, niba ari igihe cya Samweli, ubu icyabaye ingume ni amashi y'abantu, nimutayumva ntimutungurwe, nakagaruka niko abarundi bavuga. Hanyuma ndagira ngo nsaba ababyeyi ba Aline munyemerere mutere intambwe muze. Hanyuma bashiki ba Patrick bafite impano yateguriye ababyeyi. Yego Vane bya biganza byanyu bya biganza mbagize usuzanya ufatanye bya biganza. Njyewe Reverend Pastor Etienne Rugazura maze kumva indahiro z'abashingiranywe ku mugaragaro kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Christ Gospel, ndemeza ko wewe Nshizirungu Patrick nawe mutima ukeye Aline mubaye umugabo n'umugore uyu munsi. Ikimana yateranije ntihakagire ugitandukanya. Mbyemeje mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Uyu munsi